hari ikintu awe uziko njye kuzajya mbaka ibyangombwa byo ko mwabatijwe uko nkuriya Melissa uri ibyaha agira bajya no kumubatiza bamubatiza mu mazi ashyushye akonje nta cyane aramutse akonje nta byaha byaje Ladies and gentlemen, put your hands together for Admin Seka. Turaza kumvikana mani uyu munsi nta mikino. Umeze fresh? Muyakira charge yawe mani. Ejo bundi rero kwa gatandatu nasubiye iwacu. Wiki kwa gatandatu nasubiye iwacu akiritara nasubiye iwacu ariko nkawe rero uyu mutipe tubana muri ghetto mba nazi mubwiye zose ariko bari guseka kurusha abandi. Okay, twari turano nasubiye iwacu noneho naragiye iwacu ni igicumbi man. Ndenze Nyabugogo hari ahantu irya Nyabugogo ngo sinzi ikibazo cyari cyabaye ngo hanyuraga umuntu ufite akazi gusa. Aza umuniga wa mbere yaratwaye imodoka mu maje akaza akora avuga ngo ni umushoferi. Yaradutwaye nyine. Aho nimba yarageze imbere yacu. Oya. Yaradutwaye. Niga wose bavuga akazi bakora mu modoka twarimo. Bangezeho barambaza ngo ukora iki. Mu byukuri nta kintu nkora. Narebye umupolisi. Ndavuga ngo nge nkora iyo bwabaga. Nahise mpava rero ndatangira mu rugo. Nsanga banyishime ninjye mustar uba mu rugo. Papa yigeze guca kuri televiziyo ngiye nyicaho buri munsi. Papa yaciye kuri televiziyo rimwe ari kumwe n'umuntu w'iby'igitoki. Noneho ngeze mu rugo papa yari yahuruje n'abaturanyi no kuri stati yabishyizeho. Aga ikibazo cye ni kimwe stati nta muntu n'umwe wayibonye. Papa connection za telefone ye ziri hasi ku buryo ashyiraho stati ikarodinga amasaha 28 ikarangira itarajyaho. Bandageze rero azinze impamvu yo ndi iwacu nkunda kurota cyane. Agezeyo agoze mwajije tukumvikana. Okay, nago narose. Noneho ngezeyo ubundi papa twigeze kubana muri ghetto. Papa wanjye twigeze kubana muri ghetto umunsi umwe. Ntago ari umunsi umwe, ni igihe kinini. Noneho amafaranga aragenda aradushirana. Twemeza ko tugiye kujya turya mu baturanyi gusa. Noneho kuko ari nje nozaga ibyombo niko kazi kanje. Nahise nishima nyine kuko tutazongera guteka. Ndi kumwe na mukuru wanje we yaratekaga. Nayo yahise yishima turavuga ati papa turamuhenze kuko kumbi tutazi ko ari we wahahaga. Nawe yaraduhenze. Nawe nyine guhahisa bireka. Ikika muzezi iki
Okay, tutaremeza icyo gitekerezo cyo kurya mu baturanyi. Papa yari yatubwiye ko ubundi twacungiyaga ku makuru yo kuri Radio Rwanda. Twari batatu, umwe arya mu gitondo undi saa 7 nijoro kubera nta biryo. Njye naryaga mu ya saa 12 mu gitondo paka arangiye. Okay, reka nkwereke. Yahumirije nagareba ngiye naryaga mu makuru ya mu gitondo nyine. Mukuru wanjye akarya mu ya saa 6, papa yakarya mu ya nijoro. Umunsi umwe turarya saa 6 na mu gitondo nariye, bigeze nijoro papa umuriro urabura. Niho hano yahise yigira icyo gitekerezo. Arya nabivuze ko ari nde wari nijoro. Okay, icyo nabivuze cyo sinyibuka ariko twari dukennye nyine.